Bimwe rega mu bintu bituma abantu basenga ndibasubizwe no gusaba Imana bayita se kandi itari se. Yesu yaravuze ngo musabe muzahabwa, mukomange mushake. Aravuga ngo ninde muri mwe umwana we arasaba ifi? Ntabwo ari ibandi riri gusaba, ni umwana uri gusaba. None uje uribande ngo papa ngo mbereze. Ubundi nishyano kandi subire nishyano. Ariko baza umuntu w'umugabo umuhuriye mu nzira ngo papa ngo mbereze igihumbi ndashonje, wahita wibaza namubyaye ryari? Ibandi rivuye. Abantu babaye ibicamuke kubera kutumvira ababyeyi, akabaho ari igicamuke. Ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora gutunga vewe itari igicamuke. Sinari nzi ko umuntu yatura muri etage ari igicamuke. Sinari nzi ko umuntu yahembwa za miliyoni ari igicamuke. Amwanya mfite wo gukunda abanyanga. Njyewe nabwiye Yesu nti Yesu, singu ryanjye ntabwo nabishobora ngo mukunde abanzi, nta mbaraga nge nabona zo gukunda umwanzi wanjye. Yesu arabizi nabamubeshye. Imana y'ubwo yaratubwiye ngo ngunda bangunda, abashakana umwete bazagira gute? Nibikunda bayikunda, nibiretse kungundisha abanyanga. Hari ihame ryo kugira ngo umwana abone umugisha ku mubyeyi. Iyo iryo hame rutuzuye, umwana abona umuvumo kuri se. Kuki Satani arwanya urubyaro? Umuhanga umwe yaravuze ngo umubyeyi umwe ngo abasha kurera abana 8, ngo ariko yasaza abana 8 bakananirwa kurera nyina. Ngiye impamvu itumye abantu babuze umugisha, nuko batamenya agaciro k'ababyeyi. Nongere ngo ubwire ko hari ahantu ushobora guhagarara uteze imodoka, umunsi ukakwiriraho ukihahagaze, kubera iki wahagaze muri sansenike. Abarokore b'iyi minsi bahagaze muri sansenike, ariko bategereje imodoka izanye ubutabazi, kandi muri sansenike uzahasazira. Nyamara iyo ugeze ku cyapa imodoka ihagarara utayihagaritse, ikamenya kirahakura umugenzi. Umukora hamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Murakoze. Dusome Itangiriro 49:26. Itangiriro 49:26. Haravuze ngo imigisha so ahesha irenze iyaheshejwe na data na sogokuru, igera ku rugabano rw'imisozi ihoraho, izaba ku mutwe wa Yosefu, mu izingiro rye niwe mutware wa bene se. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Ntabwo ndibuvuga ibintu byinshi, ariko ndashaka kuvuga ngo imigisha so ahesha irenze iyaheshejwe na data na sogokuru. Yesu ashimwe. Aya ni amagambo Yakobo yavuze igihe Yakobo yaheshaga abana be umugisha. Aricira ijambo yarivuze kugira ngo bataza gukinisha ibindi arimo kubabwira. Yesu ashimwe. Ntabwo ndavuga ibintu byinshi kuko mwize bihagije, ariko ndashaka kuvuga kuri aka kantu kavuga ngo imigisha so ahesha iruta. Rimwe mu makosa umwana akora ni ukudakura kuri se umugisha. Kuki Satani arwanya urubyaro? Nuko urubyaro
nizo mbaraga zikura ababyeyi mu kibazo. Kuki ari imbaraga zikura ababyeyi mu kibazo? Nuko umwana Imana yamubitsemo imbaraga zisumba izasi. Sinzi kandi uvuze niba mukumvise. Umwana Imana yamubitsemo imbaraga zisumba izasi. Umugisha so aguhesha urarutuye aheshejwe. Ninde muntu ugira ubushobozi bwo guhabwa umugisha urutuwase? Kuko aya magambo Yakobo yayatuye ari kubwira abana be, arababwira ngo mudakinisha uyu mugisha ndimo kubahesha. Uyu mugisha utandukanye n'uwo Aburahamu yahaye Isaka. Uyu mugisha utandukanye n'uwo Isaka yambesheje. Kuko ngiye uri kubahesha umugisha ndi urubyaro rwa Isaka, Isaka ni urubyaro rwa Aburahamu. Kabiri mwibuke ko umugisha wa Aburahamu utandukanye n'uwa Isaka, nubwo ari igiseko. Ntabwo mwanyumva. Yesu ashimwe cyane. Kuko Yakobo niwe wabyaye izina Isiraheli. Niwe Imana yahaye isezerano ryo kuba igihugu. Imana ishimwe cyane. Mu bana be nibo yaturiyemo uku gukomera n'ubutware. Ntabwo nabona umwanya ngo nze kuvuga kuri ba Benjamini, nze gusobanura n'uburyo iyi migisha yaturiye kuri aba bana. Iyi migisha yarabakurikiye. Niba munabizi ikintu cyatumye Sawuli aba umwami w'Abisiraheli, n'uyu mugisha Yakobo yaturiye kuri Benjamini. Yaravuze ngo Benjamini nise gitanyagura ijya umuhigo mu gitondo ngo nyimugoroba ikagabanya iminyago. Ibi bivuze Benjamini iyo abandi bagiye guhiga we aba yavuyeyo. Mu yandi magambo abandi babyuka bavuye guhiga. Yaturiweho gutanga abandi. Ibintu byo byatumye uwitwa Sawuli aba umwami w'Abisiraheli, kubera ko Sawuli yari umubenjamini kandi Benjamini yaturiweho gutanga abandi. Yesu ahabwa icyubahiro. Ntabwo ari byo shatse kwivugira. Ndashaka kuvuga ngo umugisha so abahesha urutuye aheshejwe. Ntabwo njya ntinya kubivuga kubera ko n'ubundi agaciro k'umuntu ni icyari cyo, hanyuma ikiruta agaciro ni ikimurimo. Ikikurimo ntabwo cyakwambura agaciro, byo birahagije. Nubyara umwana, uwo mwana akaba munsi y'ubuzima wabayemo, uzamenye ko wahombye. Ndasubiramo. Nubyara umwana, uwo mwana akaba munsi y'ubuzima wowe wabayemo, uzamenye ko wahombye. Kubera iki? Marayika w'Imana avugana na mugore wa Manowa yaramubwiye ngo mugiye kuzabyara umwana. Uwo mwana ni uzabakiza amaboko y'Abafilisitiya. Shimwa Yesu. Uwo mwana mugiye kuzabyara ni uzabakiza amaboko y'Abafilisitiya. Yesu ashimwe. Umubyeyi agomba kubyara ariko abana nabo bagakura se mu kibazo. Narababwiye ngo nigeze nkora imibare nsanga amashuri nize guhera mu wa mbere kugeza aho nashoreje nishi 2,200. Ubwo urakora imibare rero tuyamenya yariyo, kuko nge nize ku gihembwe twishura 100. Hanyuma ubwo ukubye urasanga neza nize imyaka 7, kuko umwaka ni 300. Kandi mudakinisha iryo jana, icyo gihe hari umunyeshuri birukanaga yararibuze kandi ishuri rigahagarara, yarabuze 100. Hanyuma ariko kuko narangije kumenya
ibanga ry'agaciro k'umwana. Yesu ashimwe cyane. Mu mashuri nize nabwiye abantu ndababwira nti leta ingiriye icyizere ikamba ahantu ho kuyobora, ahantu bamba nkahayobora bakizera ko nahashobora ni mu rugo rwanjye. Niko kuri, nta wamba kuyobora isibo nta mashuri, ariko urugo rwanjye kuko nta wundi baruha bavuga ati nahashingirize aruyobore. Yesu ashimwe. Ariko nge na Yesu yo twafatanije dukora ibindi abadogiteri bananiwe. Iyo nge na Yesu twavanze amashuri duhagurutse umuntu abaganga barananiwe kumuhagurutsa, dufata umugore tukamutera inda akayisama abaganga baravuze ngo asafata byaye, abanyumvishe bavugire ngo amen. Hanyuma narishatse kuvuga iki? Rega ndashaka ntinda ahantu bundi navuze ngo ubundi muribuka ko igihe umugaragu w'Imana Elisa yatandukanaga na Eliya, kamvuga aho ngaho batandukana, umugisha so abaheshe urutuya heshejwe na se na sekuru. Tuzi neza ko Eliya atandukana na Elisa. Mbere yuko batandukana hari ikintu cyabaye gikomeye ndashaka gusobanura. Ntabwo umwana apfa gufata umugabane, kuko ntabwo abana bose bafata umugabane ungana. Ningira umugisha ko kandi murakumva. Yakobo ahesha abana b'umugisha ageze kuri Rubeni uwo twita imfura ye, we yaravuze ngo wowe nubwo ari wowe wa mbere namenyeyeho kubyara, ariko ntabwo uzahabwa ubukuru, ntabwo uzigera uba mukuru, kubera ko wuriye uburiri bwa so. Yesu ahabwa icyubahiro. Mu yandi magambo yakabaye kubona umugisha, ariko nta mugisha ari buhabwe kubera ko adahawe umugisha, kubera uburyo yitwaye ku mubyeyi. Hari ihame ryo kugira ngo umwana abone umugisha ku mubyeyi. Iyo iryo hame rutuzuye umwana abona umuvumo kuri se. Yesu ashimwe. Uwitwa Rubeni, uwitwa Lewi na Simiyoni ntabwo bigeze bakura kuri se umugisha. Yaravuze ati mwebwe umutima wanjye ndukabane namwe mu nama zanyu, kuko muri abagome bateye ubwoba ngo singifatanye namwe. Ariko ageze kuri Yuda aravuga ngo wowe uri nk'intare, aravuga ngo niyo ubutwari ntabwo izava ku bitugu byawe, aravuga ngo bene so bose bazagira gute? Niyo mpamvu mu bana haba umwana. Ntabwo munyumvishe, mu bana haba iki? Shimwa himbazwa Yesu. Iyi nguru ya Eliya reka ariyo nanivugira nta nicyo bitwaye. Ibyo abantu bagiye bakura imivumo kuri base kubera kubamenyera ndabihoreye. Ibyo abana barebye ubwambure bwa se bajya kumuha rubanda, sakababwira ati ndakuvumye, umuvumo kabokama kugeza igihe Yesu nawe ubwo abarebye akababona mu bubwa kandi ari abantu bazima. Shaka kuvuga ihame ryo gukura umugisha ku mubyeyi riterwa nuko wamwitwayeho, uburyo wamwitwararitse, uburyo watindanye nawe, uburyo yagukeneye akakubona. Mushumba ibintu murimo muvuga niko kuri. Hari abantu ngiye batazongera kuntinza, ibi mbora mbivuga narabivuze nzabisubiramo, kandi ndihagira umuntu uzambora uko ntekereza ibintu. Narangije kumenya ko gatandatu ihagaze aha na gatandatu ihagaze aha biratandukanye. Iyo ugeze abihinduka 9 wagaruka bikahinduka gatandatu. Kuba nge mbona ari gatandatu we ukabona ari 9 ntabwo ari ikibazo cyuko tudahuje, ahubwo nuko uhagaze aho ndahagaze. Nta mwanya mfite wo gukunda abanyanga. Ibintu biba muri Bibiliya ngewe nabwiye Yesu nti Yesu singu ryanjye ntabwo nabishobora ngo mukunde abanzi
nta mbaraga nge nabona zo gukunda umwanzi wanjye. Yesu arabizi nabamubeshye. Kwanza uretse n'umwanzi n'umuntu utashigikira n'umuntu utumva ibyanjye neza nta mpamvu yo gutindana nawe. Imana y'ubwo yaratubwiye ngo ngunda bangunda abashakana umwete bazagira gute? Nibikunda bayikunda, nibiretse kungundisha abanyanga. Umugisha so abahesha urutuwa yaheshejwe na se n'uwo yaheshejwe na sekuru. Niki Bibiliya ivuga? Eliya yinginze Elisa gusigara inshuro zitagira ingano. Ibi bintu mushobora kubyumva mukagira ngo biroroshye. Uzi umuntu kuba ari umubyeyi akakubwira ati mwana wanjye twaratindanye none ndakubohoye sigara, undi ati singusiga. Umva umwana ufite icyo ashaka, umva umwana ufite icyo agize ute ashaka. Kugeza ubwo abantu bamubwiye ati shobuja aragukurwaho, uri kugendana n'umuntu udafite icyerekezo. Undi ati akigere cyangwa rorere ariko ndagumana nawe. Bibiliya ivuga iki? Bamaze kwambuka bageze hakurya, Eliya yabwiye Elisa ati ndareba ukundo nge nawe twagendanye, hanyuma tutaratandukana nsaba icyo ushaka. Aravuga ngo ndashaka imigabane ibiri y'umwuka ukurimo. Bibiliya yaravuga ngo aramubwira ngo usabye ikintu kiruhije. Kubera ko amusabye ikintu kimuruhije, amusabye icyo atagira. Kuki afite umugabane umwe n'umwuka umwe. None umwana we yamenye ko kuba mu buzima ngubwo se yabayemo ntabyo akeneye. Arashaka imigabane irutiye se, arashaka imigabane irutiye se. Hari ibintu se yananiye kandi uriya mwana agomba kujya kubikemura. Ibintu byananiye se uriya mwana agomba kujya kubirangiza. Kubera ko yari yarahishuririwe ibanga imigisha data bahesha irutiye yaheshejwe na se. Aramubwira ngo numbona ngukuweho birakubera uko ushaka. Bibiliya ivuga iki? Amagare n'amafarashi byaraje biramujyana, nawe aravuga ati waberese amagare n'amafarashi ngo arekura umwitero, Imana ikumbera umugisha. Akirekura umwitero, Elisa afata umwitero ngo ashishimura imyambaro ye. Uriya mwitero ntabwo upfa kuwufata kugira ngo wakire umugabane wa so. Hari ibindi ugomba gutakaza, hari ibindi ugomba kubanza guhomba. Arangije kubitakaza ashira umwitero ku rutugu. Ndafashijwe kandi Bibiliya iravuga ngo ageze kuri Yorodani. Murahari? Murahari? Aravuga ngo mana ya Eliya, umva icyo bita umwana muzima. Nubwo yakiriye imbaraga ariko aracyakorera mu mavuta ya se. Bibiliya iravuga ngo amazi ya Yorodani aratandukana, ayepfo arakomeza, ayaruguru arahagarara. Bibiliya iravuga ngo arangije arambukira ahumutse. Abana b'abahanuzi babibonye ngo baza biruka. Abo bantu niko bateye, iyi Imana ikoze baza biruka. Niyo mpamvu ntuzakenera abantu, uzakenera imbaraga z'Imana. Iyi imbaraga z'Imana zikujeho zihamagara abantu. Iyi Imana ikujeho ihamagara icyo ukeneye. Ngo baraza bapfukama imbere ye, baramubwira ngo Imana ya Eliya iri muri wowe imbere. Ayo makuru ntibafite, afite Imana yikubye. Imigisha so abahesha irutiye yaheshejwe na sekuru. Kubera ko yaheshejwe imigisha irutwe ya basekuru, umva icyo Bibiliya ivuga. Akimara gukora icya gitangazo, abantu bo muri uwo mudugudu baza kureba Elisa. Baramubwira ngo uyu mudugudu amazi yaho ararura, dufite ikibazo, twarangije kumenya ko nta wundi ufite amavuta yo kudutabara keretse wowe. Kuki iki kibazo batakibwiye Eliya? Kandi Eliya yageze i Yeriko arahaba, aranahatinda, yewe aranahahanurira. Ariko ikibazo
hari amakuru afatika bakeneye. Ni iyihe mpamvu? Igitangaza cya nyuma Eliya yakoze yatandukanije Yorodani. Igitangaza cya mbere umwana we yareze mu mwuka yakoze yatandukanije Yorodani. Bivuga ngo ahantu Eliya yananiriwe niho Elisa yatangiriye. Ni umuntu mwicaranye ngo aba data bananiriwe, niho twebwe tugiye kugira gute gutangirira. Zone ya tota komberi enai aho abanyembaraga bananiriwe niho twe tugiye gutangirira. Aho abanyabubasha heladango santore boriase niho twebwe enakotai enadostiko shimwa himbazwa. Kubera iki? Umuntu watandukanije Yorodani bwa mbere ni Joshua, ari kumwe n'Abisiraheli batandukanya Yorodani. Igitangaza cya mbere Joshua yakoreshejwe, Imana imubwiye ngo ndatangira kugukuza, ni ugutandukanya Yorodani kugira ngo babone umuntu uhumanura umudugudu, kuko uwo mudugudu wavumwe na Yoshua. Hakeneye umuntu ufite amavuta ungana n'aya Joshua. None baramubonye nawe igitangaza cya mbere atakoze atandukanije Yorodani, baravuga ngo isinzi irabonetse. Yes ashimwe. Hanyuma ntabwo ibi biza mu magambo gusa, birikora, bifite uburyo bikorwamo. Hari uburyo Elisa yagendanaga na Eliya bagatindana, akavuga turi umubyeyi, akamwubaha mu gihe abandi bamusize we ntamusige, mu gihe abandi bari kumwoshya ngo musige batagaciro ke ndakazi. Dufite abantu batubeshye ngo baratwemera. Yes ashimwe. Beruka guhishurirwa ijambo rikomeye, ijambo Dawidi yabwiye Abiyatari. Yaramubwiye ngo gumana nanjye, uhiga ubugingo bwawe niwe uhiga n'ubwanjye. Aramubwira ngo nugumana nanjye ntacyo uzaba. Abiyatari aravuga ati iri jambo uyu mugabo avuze nanjye ngiye kuririnda. Yabanye na Dawidi mu buvumo, Sawuli abahigana na Dawidi. Igihe kiragera Dawidi aba umwami, afata Abiyatari amugira umutambyi. Umuhungu wa Dawidi arwanya Dawidi, Dawidi arahunga, Abiyatari ahungana na se. Igihe kiragera baragarukana. Hanyuma umunsi umwe Abiyatari akora amanyanga, yimika Adoniya, kandi Adoniya Imana itamuvuzeho. Salomo abaye umwami, Adoniya akora ikosa ajya gusaba umugore wa Dawidi witwa Bisagi. Salomo aravuga ngo ibindi byaha warabikoze ndakubabarira, iki cyo kirakwicisha. Ageze kuri Abiyatari aramubwira ngo nawe wagombaga gupfa, ariko kuko wagumanye n'umukambwe wanjye ukababazwa mu byo yababajwe nawe, itahira amahoro, ntabwo uri bupfi. Umuhungu yishe murumuna we, ariko umuboyi w'iwabo baramukiza kubera uburyo yabanye na shebuja. Yesu ahabwa icyubahiro. Kugira ngo wakire icy'agaciro kivuye ku mubyeyi, birasaba ngo uwo mubyeyi mwabanye bati. Yesu ahabwa icyubahiro. Niyo mpamvu umubyeyi arimo ibintu bibiri, iyo utamukuyeho umugisha umukuraho umuvumo. Yesu ashimwe. Nyine nuko byivanze bigahurirana. Twagize ibihura, umugabo yagize ibihe, kurekura mikoro biramunanira, arafashwa araryama arahwera. Nanga kumusiga yahwere, yari mu mwuka. Narindi bubabwire ku mubyeyi, ngababwira uburyo umubyeyi aguhesha umugisha bitewe nuko nawe umuhesheje agaciro. Yesu ashimwe cyane.
umubyeyi umubyeyi namukunze n'ubwa mbere mubonye ariko yabivuze neza. naho umubyeyi wawe yaba ari igisambo ni umubyeyi. nashaka bari indaya ikata mu migina hama hamwe n'inyoko kumura mu ndeba nabi. Yesu ashimwe. rimwe mu makosa ushobora gukora Imana ntiyivange mu matiku yawe ni ukurakaza nyoka akakuvuma. ntabwo Imana ijya yivanga mu mivumo y'abana na ba nyina kubera ko nayo ni umubyeyi, irabizi uko igiseke iryana. Bibiliya iravuga ngo nta muntu uvuma w'Imana itavumye. ngo Baramu yagiye kuvuma Abisiraheli ngo ariko yajya kubavuma hakagerayo umugisha. kubera iki? ari kuvuma abantu batavumika. ariko Nowa avuma Kanani, umuvumo waremeye kandi Kanani nta cyaha yakoze. icyaha cyakozwe na se, none bavumye Kanani. kubera ko uyu muvumo wemeye nuko Kanani ni umwana wa Hamu, Hamu ni umwana wa Nowa. hanyuma icyo gisekuru cy'amaraso ntabwo Imana yakivangamo. abantu babaye ibicamuke kubera kutumvira ababyeyi, akabaho ari igicamuke. ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora gutunga vewe itari igicamuke. sinari nzi ko umuntu yatura muri etaje ari igicamuke. sinari nzi ko umuntu yahembwa za miliyoni ari igicamuke. aho umuntu ahembwa miliyoni ku kwezi ugasanga ntagira n'akantu ko gucumbika amara cyaba muri geto. kubera iki? ariho umuvumo w'ubucamuke. umuhanga umwe yaravuze ngo umubyeyi umwe ngo abasha kurera abana 8, ngo ariko yasaza abana 8 bakananirwa kurera nyina. ngiye impamvu itumye abantu babuze umugisha nuko batamenya agaciro k'ababyeyi. nibyo bihari uyu munsi. ukababyara ari 5 wowe ukabarera, bo bamara gukura ushaje kukorera bikabananira. reka mbabwire wenda reka ngavuge gato nsoza. umubyeyi yababaye niyo atavuze, Imana iragenda igakurikira uwo muvumo. ubundi nishyano kandi subiremo nishyano. Yesu yabwiye umugore w'umunyakananikazi akamubwira ngo nta byo kurya byo mfite byo guhimbwa, ibyo kurya by'abana si byo. none niba Yesu adashobora guhimbwa ibiryo kandi ibijya ari iby'abana, kubera iki yavuze iryo jambo? nuko Yesu adafite gahunda yo kugaburira abantu bafite gahunda yo kugenda. bimwe rega mu bintu bituma abantu basenga ntibasubizwe no gusaba Imana bayita se kandi itari se, itarababyaye. nukuza gusaba Imana uyita so kandi atari so. ariko baza umuntu w'umugabo umuhuriye mu nzira ngo papa ngo mbereze 1000 ndashonje, wahita wibaza namubyaye ryari? iri bandi rivuye. Yesu yaravuze ngo musabe muzahabwa, mukomange mushake. aravuga ngo ninde muri mwe umwana we arasaba ifi? ntabwo ari ibandi riri gusaba, ni umwana uri gusaba. none uje uri ibandi ngo papa ngo mbereze. none si ikimenyetso cy'uko uri umwana ni iki? baracyagenzura. ari ibintu biranga umwana mu rugo. icya mbere, umwana bagomba kubaha ababyeyi no kubumvira. kabiri, umwana iteka ahorana iterambere ry'iwabo
niha umwana atandukanye n'umukozi. Intebe yacu ikitacika ntibimureba, babona umureba batabona ibyo ntibimureba, icy'ingenzi bamuhembaye itariki yageze. Ariko umwana areba imvune y'umubyeyi. Aho ngaho rero niho hantangarije. Mfite akana kavuze ijambo numva ndahungabanye, gafite imyaka 7, nika kandi kize kumbwira ati papa ugira umunwa shaho. Kigeze kabimbwira nk'abajengo kari gukora ikinyana gatumye, karanyihorera karangije karaza karavuga ati papa ugira umunwa. Ako kana karebye nyina ari kumesa, ari kuwa gatandatu, buri wa gatandatu nyiramesa, akavuga ati mama nimara kuba umukire ikintu nzakugurira ni imashini imesa. Kwereke kabonye imiruho ya nyina. Wambwira gute ku muntu asengera aha akaba atazi imiruho y'umubyeyi waha ngo ni umwana? Have iryo nibande. Umwana uba muri uru rugo utabona imiruho y'umubyeyi nibandi ryaje guhembwa, ntabwo ari umwana mu rugo. Ariko umwana mu rugo aravuga ati iki kizu uko tukibibamo kirishurwa ryari, kirishurwa gute? Ariko ibandi ravuga ati babasore cyangwa babihorere nzajya n'ahandi. Niyo mpamvu Yesu yararahiye nta muntu ashobora gukora ikosa ngo amugaburire ahagaze. Iyo Yesu yashakaga kugabura yabwiraga abantu ngo mwicare, kubera ko kukugaburira uhagaze ni ikimenyetso cy'umururumba. Umuntu uhagaze ararya akagenda. Yesu rero nta gahunda afite yo kugaburira abahagaze. Niba ushaka kugaburira icara, 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 icara. Yesu ashimwe. Niba ukeneye gukura umugisha ku mubyeyi, urasaba kubanza kumwemera nk'umubyeyi, urashaka kumwitwaraho nk'umubyeyi. Yesu ahabwa icyubahiro, hanyuma nawe aguhesha umugisha. Utekereza umuntu ushaka kugusigira umugisha uruta uwatunze, ushaka kugusigira impano ziruta izo utunze. Erega ibi nimbivuga ntibibwire ngo abana bose bakura umugisha ku mubyeyi. None si niba Elisa yarasigaranye imigabane 2, nange mbabwire ni nacyo Kristo yaje gukora. Yaje kugarura ibyo twatakaje ababyeyi baturiganije. Elisa yabanye imbaraga abana na Gihazi. Gihazi amubera ikirumbu kugeza ubwo imbaraga bazihambanye Elisa. Iyo habuze umwana ufite icyerekezo, umusaza imbaraga arazipfana. Dufite abasaza bagiye bapfa bagapfa batabye amafaranga kubera iki abana babo bababereye ibirumbo, asanga kuyamuha n'ubundi ni ikirumbo, apfa yarayatabye. Ziriya mbaraga Elisa yapfanye mutagira ngo ura muntu uzazuye yarazutse arazijyana. Reka da yarazutse ahabwa ubuzima, ariko ahande Elisa ashyinguye imbaraga zirahagumana. Hanyuma Yesu abona imbaraga yohereje zarabuze uzifata kuko habuze umwana. Yesu aza gutanga imbaraga. Mwe murahari cyangwa mwataje? Aza gutanga imbaraga zatakaje zabuze abazakira. Yesu ahabwa icyubahiro. Yes, iyo witwaye nabi ku mubyeyi utahiraho, ariko iyo umubyeyi umufashe neza ubona umugisha. Yesu ahabwa icyubahiro. Hanyuma nongere mbabwire, ariko Mana nyiringabo, se muribuka igihe Isaka yaheshaga umugisha Yakobo, yabwiye Esawu ngo genda ushakira inyama, shaka inyama nziza cyane uyinzanire. Rebeka arabyumva, aravuga ati sha nabimenye bagiye gutanga umugisha kandi Imana yavuze kuri Yakobo. Hanyuma aragenda ngo akaranga inyama. Imurahari Biblia avuga ngo akaranga inyama umugabo wakunda. Kibaza abana ntabwo baramenya ngo base bakundike. Biblia iravuga ngo Rebeka ateka inyama
arangije ayihereza Yakobo. Yakobo ayijyanira se. Ise ngo atamiye inyama ikigera mu kanwa ke ngo aramubwira ngo zana na vino nsomeshe uburyohe bw'inyama kuko nizakunda. Rebeka arabizi ko akunda inyama zitetse uko. Ariko mushumbuzi ko umuntu yagukuraho umugisha nta gahunda wo kutanga wari ufite kubera uburyo yagufashe neza. Yesu ashimwe. Ngo ari inyama uburyohe bumwuzuye ngo asoma na vino. Iri jambo ryarantangaje. Ngo ahita abwira umwana baramubwira ngo egera hino ngo uheshe umugisha ndarapfa. Umva ikintu gikomeye. Isaka yahesheje Yakobo umugisha atararangiza kurya. None wowe so ndushaka no kumugaburira ngo urashaka kumukuraho n'utwo yariye. Murakoze kunyumva. Uzi ko byashoje amahame y'umugisha. Amahame y'iki y'umugisha. Uburyo ushobora gusenga Imana ikagikubwira ngo ndabikoze, ugategereza imyaka ikubwira ngo irabikoze, ugategereza ko ibikora ugaheba, kandi bivuga buri munsi, kandi abahanuzi batavangiwe. Ibyo babona ari ukuri, ariko ikibazo ntabwo uhagaze ahantu wamugisha ubonera. Nongere ngo ubwire ko hari ahantu ushobora guhagarara uteze imodoka umunsi ukakwiriraho ukihahagaze kubera iki wahagaze muri sansenike. Abarokore b'iyi minsi bahagaze muri sansenike ariko bategereje imodoka izanye ubutabazi, kandi muri sansenike uzahasazira. Nyamara iyo ugeze ku cyapa aho imodoka ihagarara utayihagaritse ikamenya ko irahakura umugenzi. Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu ahabwa icyubahiro. Gusa icyo nakubwira cyo, niba ukeneye umugisha ku mubyeyi, Yesu ashimwe, ukeneye kubanza kumufata nk'umubyeyi ukamugiriraho umugisha nk'umubyeyi, ukamukuraho umugisha. Iyo wamenye icyo umubyeyi akunda, nawe aguhesha umugisha byanga byagira gute byakunda. Cyubahiro n'ikibi cy'Uwiteka. Yesu ahabwa icyubahiro. Hanyuma rero Imana ibambera umugisha. Ndafashijwe. Iyaremye ijuru n'isi ibambera umugisha. Nongeye kuvuga ngo iyaremye ijuru n'isi ibambera iki? Umugisha. Ntabwo navuga ibindi. Isomo duhaye, inoti ya 5 yawe ncitse ikundya ahantu, iri kundya ahantu. Hanyuma rero umva impamvu iri kundya. Ubu ngubu ririya somo urigaruye ahangaha bakwicanira ahangaha. Niyo mpamvu iyo ijambo ryavuzwe haba hari abantu b'abahanga. Yesu ahabwa icyubahiro. B'abahanga baba bakeneye umugisha ku mubyeyi, barangiza bakaneka, bakamenya ngo umubyeyi wacu agira gute akunda iki. Ndashoje. Abana bawe bagende bakwigeho, nuko bakwigeho urakabyara, bamenye ngo wambara size zingahe. Kigamujumba akangubwiza ukuri. Narangije kumenya ko hari ibintu bituma dufashwa. Urakabyara
hari ahantu nigeze mbwiriza umuntu afashwa ari muri Amerika ahita anyorereza miliyoni n'ibihumbi 400 aravuga ati ni fanta nguguriye nagiye kubwiriza nyacigatiye nagaraga mu iterano ngababwira ndi mufashwe cyangwa murorere ndaga ari ngombwa ko umuntu afashwa kubera ko umwuka aje ngamutitize hari n'ibintu bizuga hitufashwa ahubwo umuntu mwicaranye mu bwenge Imana iguha ibintu bituma ufashwa kuko hari n'ibintu usiga mu rugo bigatuma udafashwa ariko hari ibindi Imana kuri kw'Imana. Haleluya. Bakubamenye wambara nimero kangahe y'ingweto ukundiki hanyuma nawe ubahesha umugisha nk'umubyeyi kandi uko niko kuri Yesu ahabwa icubahiro. Hanyuma ibyo byose nyagunda kubisaba abashumba uramutse utabifite uri umushumba uba warabye icyerekezo nuko umushumba nawe agomba gukunda abashumbi. Buriya ni umuntu ushumbye akatakunda abashumbye nawe yabuze icyerekezo aba yarataye gahunda. Yesu ahabwa icubahiro. Hanyuma Imana ibambera umugisha ibambera amavuta aya mavuta rero aya mavuta ntabwo ndi buyabasabire kuko ntabwo ari njye ubashumbye ahubwo aba bantu bawe bagomba gutunga impano y'ubuhanuzi irutiye utunze. Hanyuma kandi bakamenya ko bayitunga batayitunga ntibashobora kujya hejuru yasi kuko hari igihe nawe agera hejuru agahita akubwira ati cara ngurusha amavuta akibagirwa ko ari weho wamubyaye kandi abahanga baravuze ngo ndarutugugura ngo rusumbe. Murakoze mushumba Imana ibambera umugisha.